nabaye umupagani nanyoye itabi mu myaka 12, itabi risanzwe imyaka 12. Hanyuma itabi rindi ry'ikimogi nari mu myaka 8. Abiri data nayo buhamya muri saa 8 saa 9 nigeze kwikorera umufuko w'urumogi mu kuranga bamwe ngo ni mu gituga ndawikoreza ndawuruza ku ngondo wacu kurambye umufuko w'ibiro 50 w'ikimogi. Ni ukuvuga ngo jewe narayicuruje curuza urumogi ndanarugurisha. Ni ukuvuga ngo ibyo nakoze. Hari abantu rimwe na rimwe baza bakora ibintu, haleluya, ikibanza n'umukizo. Batubwiye gusenga mu gitondo, ariko ikiza kibanziriza gusenga, ikiza kibanziriza kuja ku musozi, ikiza kibanziriza kuja mu cyumba, ni ukubanza gukizwa. Haleluya. Ikiza kibanziriza kugira ngo usenge, wumve, uje mu cyumba, uje ku musozi, uje mu butayu, ni ukubanza gukizwa. Ariko ikibazo gihari nuko abantu bari kwirukira mu cyumba, bakirukira ku musozi, bakaja mu gitaramo gusenga, mu bihe byo gusenga, ariko batarakizwa. Icyo kibazo gihari. Abantu bamenyereye Imana, baba mu materaniro, baba mu butayu, nibo babandi muza mubona bari kuja ku musozi bakifotoza ngo twari mu bihe ngo turi ku musozi, kazapostinga ngo yewe ngo turi ku musozi. Yabaye n'ibintu bimeze gute? Abandi ngo twari ngo wari ukibona ngo twari mu bihe ngo byo gusenga, ngo twari tumaze iminsi ngo mu cyumba. Sibyo. Kiza kibanziriza gusenga ni ugukizwa. Ni ugukizwa tukabanza tukabamba kamere, hanyuma tukabona mu kuja mu cyumba. Yakobo yaravuze aravuga ngo twatubirirane ibyaha byacu ngo kugira ngo dukizwe. Aravuga ngo gusenga ngo kumukiranutsi kugira umumaro w'isi uyasenganye mwese. Niki kiza kibanza kugira ngo tube imbere y'Imana, ni ugukizwa. Ni ugukizwa. Haleluya. Amen. Yarivuze ngo namoye urumogi imyaka 8. Icyo gihe ngarigurisha ibindi ngaridandaza, nari babwiye ko ibyo bihe byabaye tugendera muri ibyo bihe bigoye bya Satani, byo gukorera Satani. Kandi icyo gihe twari mu bihe bigoye by'umwijima w'icuraburindi. Nta nama nyinshi twagenderwaga, twari mu mateka, twari tuboshwe, twari mu bundi bwami, twari mu bundi butegetsi. Ariko Yesu, ashime Yesu, ashime Yesu, ashime Yesu watuzanye mu ngoro yayo. Haleluya. Twebwe twarabasambanyi, tuba tubivuga. Burya hari abantu benshi ngo tuba tubivuga ko twarabasambanyi, tuba tubivuga ko twarabibye, twaremisha ibitungwa by'abandi, tukabibugiza Imana yakimufatana ukakimusubiza, atakimufatanye abakiragiye, kandi n'igihe babimenye ko ari wowe wakijanye nta ngaruka bagaheba. Nuko niko byari bimeze. Ariko Yesu waduhaye agakiza. Ashimwe Yesu waduhaye. Yashatse abagore babiri umusumba, umwe muzana nka none na gatatu, undi muzana na kane, kandi bavukana mu muryango umwe. Umwe muzana na kane mu ijoro rya na gatatu, undi muzana na kane.
nuko ariko byari bigoye kumva ibyo bihe umuntu ufite ibitekerezo ufite ubwenge buri ku bihe bupanze neza yokora ibyo ariko byaraba ko ndabazana baja mu mbere yombi nuko kandi ntabwoba bwabayeho abuze gukora ikintu bakavuga ngo yakoze igitangaza akaja ko kwihisha ndaza ni naho ngaho hari abajama umuntu yashatse ntacyaba abandi yaretiraba barahamagarana ngo ibibazo zabaye igitangaza cyabaye hano umuntu yashatse abagore babiri nuko ariko abandi ntacyari cyaba abandi hanyuma turasa nkaho tuganira naje ndavuga ko ubuhamya amagambo agera nko kuri atatu akomeye iruhande rw'ibintu byinshi iyo tuza kugira ngo tubivuge cyane umwanya muremure urambuye tuba dutegura igiterane kandi twabigize igiterane ngarukamwaka kwa 10 zategura amakutano y'ubuhamya tugatumira n'abavugabutumwa bakaza tugashima Imana ku byo Imana yakoze icyo nacyo sinoweli kandi si pasaka si pentekoste nicyo gushima Imana ko Imana yaduhaye agakiza kandi muzotinda namwe mukibemo ariko hari bamwe bakibayeho ndabona bamwe bakibayeho hano ariko utaha benshi bazokiramo tuzatubira iti zava haleluya kugira ngo niho tuzatura umwanya urambuye tugatumira n'abavuga tukabangaye natwe tukabona umwanya uhagije tukavuga amakuru y'ubuhamya haleluya ariko turavuga ko ibintu nk'abingahe tubasogongeze namwe ino ntabwo turahavuga cyane ubutumwa bw'ubuhamya haleluya rero nibwo tuza kuvuga ko ibintu nk'abingahe tuba tuvuga ijambo ry'Imana noneho reka tubanze dusome Bakorinto ba mbere sura ya 3 guhera aho turageza ku murongo wa 2 hanyuma witegereza gusomera rwandiko rwa mbere rwa Petero 2:3 hanyuma tuzobone kuganira ijambo ry'Imana twavuze rwandiko rwa Korinto ba mbere 3 guhera aho cyo cya 3 guhera kugeza ku murongo wa 2 niwitegereza kudusomera rwandiko rwa mbere rwa Petero 2 murongo wa 3 reka dusome n'izina rya Yesu. Bene data nabashe kuvugana namwe uvugana nabo mwuka ahubwo navuganye namwe kuvugana n'abakamere cyangwa abana b'impinja bo muri Kristo. Nabaramije amata sinabagaruye ibyo kurya bikomeye kuko mwari mutarabibasha kandi nanone timurabibasha kuko kira abakamere. Twigire hepfo baravuga ngo ubumwe rimwe harimo ishari n'amahane mbese timubaye abakamere koko timugenza nk'abantu. Uwo muntu umwe avuga ati jeweho ndi uwa Pawulo undi akavuga ati jeweho ndi uwa Apolo tibigaragaza ko muri abakamere. Amen. Dinadusomeraho rero rwandiko rwa mbere rwa Petero 2 murongo wa 3. Tangira haruguru haravuga ngo niba mwarasogongeye
mukamenya yuko umwami wacu Yesu agira neza kuri kano kavuga nimumwegere niwe buye rizima byanzwe n'abantu ariko ku Mana byaratoranijwe riba igiciro cyinshi. Amen. Amen. Haleluya. Atangiriye mu epfo ariko baragura baravuga ngo mwiyambure igomwa ryose ngo n'uburiganya n'uburyarya ngo n'ishari ngo no gusebanya ngo mwifuze amata y'umwuka adafunguye ngo kugira ngo abakuze ngo abageze ku gakiza ngo niba mwarasogongeye mukamenya ko umwami ngo agira neza ngo nimumwegere niwe buye rizima ngo ryazwe n'abantu ariko ngo kuma ngo ryaratoranijwe nuko nimwiyambure igomwa ryose n'uburiganya n'uburyarya n'ishari no gusebanya kose mwifuze amata y'umwuka adafunguye kugira ngo abakuze ngo abageze ku gakiza niba mwarasogongeye mukamenya ko uwo mwami agira neza nimumwegere niwe buye rizima ryazwe n'abantu ariko kuma ngo ryaratoranijwe. Amen. Nayo magambo tugiye kuganira nitumara turavuga ijambo umwanya muto rivuga ngo gukura mu mwuka. Gukura mu mwuka nitumara tuvuge ibintu nka bitanu biza biranga abantu bakuze mu mwuka bakuze bagakura mu rugero rwiza rwa Kristo n'ikiza kibakuza n'ikiza kibaranga n'ishusho baza bagendana. Nibyo tuzakuvuga ibintu nka bitanu bitumara uza wipima urebe urugero rwiza. Haleluya. Amen. Ndashima Imana kubana na Semutungo, ndashima Imana kubana n'inshuti nawe wacu Nabuhiga n'abantu bo mu karere. Shima Imana kubana nawe, shima Imana kubana n'uyu mubyeyi Kavera. Turashima Imana ko tubanye mwese. Hanyuma mu gitondo batuganira ijambo ryiza ndafashwa numva ndafashijwe. Batuganira kuvuga ubutumwa ya mbere yavuze ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu ngo aba ari cyari mwisha uzakera biba bishize ngo ndore zose bwo kuba bisha noneho avuga kuba bisha nawe mpamvu nyatumitegura ubuhamya bukeya noneho kuba bisha iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba ari cyari mwisha ibizakera biba bishize dore byose biba bikwiye guhinduka bisha. Haleluya. Kandi kuba musha kugira ngo ube muri Kristo kugira ngo ube musha ugira ishusho yo kuba musha nuko tubanza kuva mu byo twagenderaga mu byakera tugafata ikindi cyerekezo nuko tubanza kubamba wewe wa kera hanyuma hakaza wowe nuko ugomba kubanza kubamba kamere ya kera ibyo wagenderaga mu byake ukabibamba hakaza wewe hakaza undi musha nuko ibikorwa byawe byakera wagenderaga ugomba kubireka hakaza indi paje akaboneka wowe ukaba musha muri Kristo Yesu. Amen. Haleluya. Mucuranzi naje ku gitari yazabiga amakuru asanuka nyine ya gitari wakuye kure mu mwijima ushirabona usibana amateka mabi mpindura musha wakuye kure mu mwijima Shirahona
usibanganya amateka mabi hindura musha wakuye kure umwijima shirahabona usibanganya amateka mabi hindura musha wakuye kure umwijima shirahabona usibanganya amateka mabi hindura musha usibanganya amateka haleluya wakuye kure n'umwijima usibanganya amateka mabi hindura musha usibanganya amateka mabi aho nakwandika ejo mwoherezo aho nabibwiza wahuye kure umwijima shirahabona usibanganya amateka mabi hindura musha. Haleluya. Hanyuma kubagusha muri Kristo Yesu, kubagusha muri Kristo Yesu, abari muri Kristo Yesu. Haleluya. Bino taravuze neza ubuhamya namuru kumubaza ubuhamya ko tubuhamya bukomeye. Haleluya. Hanyuma ndavuga ibintu ngahe bikomeye jewe. Haleluya. Nakoze ibyaha bitandukanye, ariko Yesu angirira neza. Yesu angirira neza. Yesu ampa agakiza k'urupfu. Kuvuga ngo jewe hari igihe kimwe ntagaza bijya gutandukanya amateraniro yo ku cyumweru ntari nzi ku cyumweru, ariko Yesu aza kuduhabariza kandi haleluya aduhabariza. Haleluya. Nabaye umupagani mu itabi mu myaka 12, itabi risanzwe imyaka 12. Hanyuma itabi rindi ry'ikimogi nari mu myaka 8. Abiri data nayo ubuhamya muri saa 8 saa 9 nigeze kwikorera umufuko w'urumogi mu kuranda bamwe ngo ni mu gituga ndawikoreza ndawuza ku ngoro wacu bwanjye umufuko w'ibiro 50 w'ikimogi. Ni ukuvuga ngo jewe nararicuruje curuza urumogi ndanarugurisha. Ni ukuvuga ngo ibyo nakoze, hari abantu rimwe na rimwe baza bakora ibintu haleluya ikibanza n'ugukizwa. Batubwiye gusenga mu gitondo, ariko ikiza kibanziriza gusenga, ikiza kibanziriza kuja ku musozi, ikiza kibanziriza kuja mu cyumba, ni ukubanza gukizwa. Haleluya. Ikiza kibanziriza kugira ngo usenge wumve, uje mu cyumba, uje ku musozi, uje mu butayu, ni ukubanza gukizwa. Ariko ikibazo gihari nuko abantu bari kwirukira mu cyumba, bakirukira ku musozi, bakaja mu gitaramo gusenga mu bihe byo gusenga, ariko batarakizwa. Icyo kibazo gihari, abantu bamenyereye Imana,
baba mu materaniro, baba mu butayu, nibo babandi muza mubona bari gupfura ku musozi bakifotoza ngo twari mu bihe ngo turi ku musozi, kazapositinga ngo yewe ngo turi ku musozi. Yabaye n'ibintu bimeze gute? Abandi ngo twari ngo wari ukibona ngo twari mu bihe ngo byo gusenga, ngo twari tumaze iminsi ngo mu cyumba. Si byo. Kiza kibanziriza gusenga ni ugukizwa. Ni ugukizwa tukabanza tukabamba kamere, hanyuma tukabona gutura mu cyumba. Yakobo yaravuze aravuga ngo twaturirane ibyaha byacu ngo kugira ngo dukizwe. Aravuga ngo gusenga ngo kumukiranutsi kugira umumaro w'isi uyasenganye mwene. Niki kiza kibanza kugira ngo tube imbere y'Imana? Ni ugukizwa. Ni ugukizwa. Haleluya. Amen. Yarivuze ngo namoye umugi imyaka 8. Icyo gihe ngarigurisha ibindi ngaridandaza, nari babwiye ko ibyo bihe byabaye tugendera muri ibyo bihe bigoye bya Satani, byo gukorera Satani. Kandi icyo gihe twari mu bihe bigoye by'umwijima w'icuraburindi. Nta nama nyinshi twagenderwaga, twari mu mateka, twari turofwe, twari mu bundi bwami, twari mu bundi butegetsi. Ariko Yesu, ashime Yesu, ashime Yesu, ashime Yesu watuzanye mu ngoro yayo. Haleluya. Twebwe twarabasambanyi, tuba tubivuga. Burya hari abantu benshi ngo tuba tubivuga ko twarabasambanyi, tuba tubivuga ko twarabibye, tukaremesha ibitungwa by'abandi, tukabibugiza Imana yakigufatana ukakimusubiza, atakigufatanye kaba kiragiye. Kandi n'igihe babimenye ko ari wowe wakijanye, nta ngaruka, bagaheba. Nuko niko byari bimeze. Ariko Yesu waduhaye agakiza. Ashimwe Yesu waduhaye, ashimwe Yesu waduhaye agakiza. Twasigiwe ipasiporo y'ijuru, tayifite nzira mu gihugu. Agakiza ipasiporo tayifite agakiza
kandi kuyibona no kwezwa n'amasoro Yesu, kubona ko karangamuntu, kubona ko karangamuntu ni ukuba dufite ikimenyetso cy'amazi, kuba dufite icyo cyangwa kugira ngo duce kuri iyo bariyeri ni ukuba dufite amaraso, ikimenyetso n'amaraso ko karangamuntu, kuyibona no kwezwa n'amaraso Yesu, kuyibona no kwezwa Haleluya. Uvuga ibindi na bibiri bari tuvuze so y'Imana yadukuye turagenda dukorera Satani mu bihe bigoye, mu bihe bimeze gutyo. Hanyuma se kubabwira ibigabiro hanyuma tuje mu ijambo. Kubera ibyo bihe hari akantu nibutse natekereje igeze kuvuga, igeze igihe kimwe gutekera itabi mu kibabi cy'idolari 100, itabi ry'igisoro, ndaritekera mu itabi mu kibabi cy'idolari 100 nasize. Noneho nza kubimenya ifaranga ndiriza risingika, tuzokunda noneho ukagerageza bikanga, gacana bikanga, ufaranga ntiruzarufatwa, noneho buri cyabaye noneho ngo ndebe kubise gutya ukibisanga n'idolari 100. Itabi cya kilo cy'idolari 100 twari twagurishije tumasa twakitekera itabi, ni ibihe bisubisha amawucuramo. Ikindi gihe kimwe badutumye ahantu Kimasa kurango muvandimwe abantu hirya nyine mu tutuye muduhumuriza mwene wacu, badutumye Kimasa turagenda nyine turakizana, tugeze mu nzira tukigurisha idolari 10, ibido rimwe ry'akanyanga rihwana n'ikimasa. Hama ducurika tumanuka mu isoko yitwa mu Rubanga, naho ucashiriye idolari 15 ziba zinarangiye. Kandi cyari ikimasa cy'umuntu nyine umupfakazi, cyari gifite ubucuruzi. Mvye bene ubwo buhe kiba gihwanye n'ibido ry'akanyanga baje kumenya amakuru byararangiye. Ibyo ni ibihe by'ubuhenebere bwa Satani, ibihe byinshi, ariko Imana igira amahoro. Usibanganya amateka mabi umedumusha, usibanganya amateka mabi umedumusha, usibanganya amateka mabi umedumusha, usibanganya Haleluya. Kubera ibyo bihe nashatse abagore babiri umusumba, umwe muzana nka none na gatatu, ubundi muzana na kane, kandi bavukana bo mu muryango umwe. Umwe muzana na kane mu ijoro rya na gatatu, undi muzana na kane. Nuko ariko byari bigoye,
ibyo bihe ufite ibitekerezo ufite ubwenge buri ku bihe bupanze neza yokora ibyo ariko byaraba kuko ndabazana baja mu mbere yombi nuko kandi ntabwoba bwabayeho hari uzi gukora ikintu bakavuga ngo yakoze igitangaza akaja ko kwihisha ndazanye naho ngaho hari abajama umuntu yashatse ntacyaba abandi yaretiraba barahamagarana ngo ibyazo zabaye igitangaza cyabaye hano umuntu yashatse abagore babiri nuko ariko abandi ntacyari cyaba abandi ntacyari cyaba bari bafite amakuru ko bashatse urubanza rwabaye ntibajanaga ku munsi baraje bene wabo barahura aho ngaho babura icyo gukora kuko bari abantu bavukana bajana uwo nari nazanye na kane uwo nari nazanye na gatatu niwe twubakanye niwe tubana uwo nazanye na gatatu uko byaraye ushize imyaka yo hirya nagiye mwivuga butumi Burundi ubwami bwagiza turi mwivuga butuma mu tuba tuvuga ubuhamya Imana yakoze tuvuga ubuhamya ngo mbere kuri icyo abantu barayikora kumvira imana niki cyabaye uwo mugore ngo bigeze gushaka ngo ari hano ngo muri Rwanda usiza kubuhamya yuzuye neza ati niyo mpamvu atari hano twagiye gusura tuvuye materaniro Samuel yari umubyeyi ufite abana barindwi nawe nyine abaza amakuru ababaza amakuru azabaza ati se bijya se bigute byagenze cyagije nta mwanya wabonetse byagize guca vuga amakuru makuru se tuwayumvishe materaniro tuwayumvishe ariko uba kumbwira aturicarane n'umwe mbona kubona uri guteba byari byagenze kugira amakuru yagiye hanze shiteke arakubwira mwenda atatigiye kimigeze faranga tuba tuganira dusubiye nyine mu bihe noheli sitoraje haleluya ariko nyariko babwira muranezero ubuhamya usanga ibihe Imana yatubwiye usanga ibihe Imana yatubwiye ikindi kimwe hanyuma tuje mu ijambo kuba mwanjye n'ubuhamya ikindi kimwe bigeze kuri Gisumu iri zuba mfite irindi Imana yambaye irindi zuba rishasha ibisigo narigira kera kiba mu nzoga ureke gusoma haleluya tarakizwa sirizo nagiraga irindi noneho ni naho nacyo gihe kishije ni nacyo gihe mfashwe no gukizwa ngatekereza mpavuga ngo ukizwa noneho tuwaye tumizoga muvandimwe mwene wacu nuko hari ngiye bine cya umunsi wa kane saa 8 z'ijoro turarwana bene bitoshe yabafata isura arashya ako turwanira inyiri wacu nabona muri biro si muri biro nyine mbere y'iziko yabari mfata arashya mu gitondo barashakisha izuru yabagaragaza gutandukanya abaganga bari bariyo tujabye nageze ko kubaganga b'abaganga barapfundikanya kera gakamukunye kahuye n'umuriro nta maraso
tujye kunda nuko bapfa ko gushiraho gusa tumanuka mu mushasha tuje Buvira icyo giye kurangiza nyuma cy'umva ijambo ry'Imana. Hanyuma tugeze Buvira twareze ku muganga umwe tuye kuri Murongwe ushize nyine nawe yatuye gataho kunyezi duherukayo ariko yitwa Mamoni aba kuri Murongwe. Abantu benshi babaye Buvira n'abakoreye Buvira n'abagenze cyane Buvira uwo muganga arazo nuko tuhageze arareba atitiza w'igikunze kano kantu karabuze nuko arafasha atajya baza batuma dawuse titibyo ukunda igikurikiraho ndakwandikira imiti weze n'amabandi nyine bifushi bandi kubitaho kugeza uzokira ukabona kuja kwivuza imbuzoja ahandi nyine nuko niko bimeze. Twandikira imiti fushi bande nanamujya yacafura gata nuko kugeza igikomere kikize ugafata umwanzuro rero wo kuja ku bitaro gushaka nyine kwivuza. Tureba nyine kuza uzarondera indesu nuko ndagiye ngo ya miti ndakira maze gukira ubwo nagiye i Burundi. Ngeze i Burundi nageze kuba dogiteri bagera ku 8, dogiteri w'icyenda witwa Simba umubembe batuye Bujumbura kujya 15 niwe wapfuye. Nageze kuba dogiteri bagera ku 8 akananirwa akamwohereza ku wundi, undi akananirwa kohereza ku wundi, ndakananirwa kohereza ku wundi. Uw'icyenda witwa Simba umubembe niwe wagize gukira. Hanyuma izuba rikunda kuruta ibyo nari ngira kera. Icyo bifashe umwanzuro ndavuga ngo Imana nosubira nkagira izuba naje nkabona Imana irabikoze nokizwa ni naho icyo bifashe umwanzuro wo gukizwa. Hallelujah.